nagira ngo nongere nganire n'urubyiruko rw'Abanyarwanda. Muri iyi minsi hari igikuba cyaciwe n'umwe mu basore b'Abanyarwanda yandika ku mbuga nkoranyambaga amagambo y'urwango, kwanga umukuru w'igihugu, kwanga inkotanyi, ukabyandika kandi wabarirwaga mu bantu bahawe amahirwe ashoboka n'igihugu cyawe. Bifite icyo bidusaba nkatwe ababyeyi, abarezi ndetse natwe Abanyarwanda, twongere twisuzume mu burere duhabwa, mu burere dutanga, mu burere mboneragihugu duha urubyiruko rwacu. Uwitwa Turahirwa Moses mwese mwarabusomye, akaba abaye urugero rubi, ariko hakaba hari ibyo tugomba kwigiramo mu bategura inyigisho n'abantu bakuru. Rimwe na rimwe tujye twisuzuma niba koko tuba twaratanze inama zihagije, niba tuba twaratanze uburere buhagije ku rubyiruko rwacu. Harimo rero ibibazo bibiri tugiye kuganiraho: uburere mboneragihugu dutanga, urukundo rw'igihugu, gukunda igihugu bivuze iki, ariko cyane cyane ni ubuhe buryo umuntu ushaka gusiga igihugu cye akajya mu mahanga yanyuramo atanduranije n'igihugu cye. Ese ni ngombwa kubanza kwanga igihugu cyawe kugira ngo ukundwe n'amahanga? Ese ni ngombwa kwiteranya ugamije inyungu z'ubuzima bwawe ku giti cyawe mu gihugu cy'amahanga uganamo? Amasesengura akomeye agaragaza ko umugabo wari umunyamideli agamije cyane gushaka inyungu ze mu bihugu by'amahanga. Uburyo birumvikana ko n'uburyo yazakirwa agatura muri biriya bihugu. Nagira ngo rero bamenyeshe ko turacyari mu bukoloni, ariko Abanyafurika tugomba kugerageza kubuvamo, tukamenya amayeri ibihugu by'i Burayi bigikoresha bikoloniza imitima y'Abanyafurika. Ikintu cyitwa ubuhunzi, gusaba ubuhunzi mu gihugu. Kugira ngo baguhe ubuhunzi mu gihugu bagusaba kwanga igihugu ukomokamo, kwiteranya n'ubutegetsi wari urimo. Ubundi akenshi iyo umuntu nyine afite ibibazo by'umutekano mu gihugu cye, yemerewe kuba yakwaka ubuhungiro mu kindi gihugu. Icyo gihugu kikamurinda, kikamubuza gusubira mu gihugu cye kugira ngo atazamererwa nabi, atazagirirwa nabi. Ariko rero niho hahandi noneho umuntu ushaka kuva mu gihugu cye ashobora gukoresha amayeri yo kwiyanganisha no kwiteranya n'ubwo buyobozi bw'igihugu cye, kugira ngo noneho azajye mu kindi gihugu avuga ati mu gihugu cyanjye nta mutekano mafite. Mu by'ukuri cyane cyane ndabwira Abanyarwanda, kuko dufite umuco w'ukuri, ariko tukagira n'umuco navuga ko utari mwiza. Kuko iyo ubeshye ushaka kubona ibyangombwa byo gutura by'ubuhunzi mu gihugu cy'amahanga, usanga bamwe bo mu bindi bihugu bagerageza icyo kinyoma kukiyambura, bagahita bagaruka muri umuryango w'abanyagihugu, abo bavuka hamwe, bakomoka hamwe, bakabana neza. Ariko Abanyarwanda ubwo uhita ujya mu gice cy'abanga igihugu cyawe, ntiwongere kugendana n'abakunda igihugu cyawe baba muri icyo gihugu, ugasanga kandi warabikoze kuri izo nyungu zawe, ariko bikagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu rero tugomba guhitamo hakiri kare. Abanyarwanda turi imfura pe. Iyo wabeshye ikinyoma kukikuramo birakugora. Kutabeshya rero ni wo muti, kuko
ababeshya bya nyirarushwa bashaka ibyangombwa twaje gusanga ko birabahama hari abenshi bubigi babaye ibipinga babaye inyangarwanda kandi ubwa mbere na mbere ntibari bafite iyo gahunda ahubwo babikoze bashaka impapuro zo kuzabona ubwenegihugu n'ubuhunzi mu mahanga birangira bibahamye. Ndagira ngo rero ngaruke kuri iyo ngingo. Amategeko mpuzamahanga nibyo agenga ubuhunzi, aho ubuhunzi umuntu wese ufite icyapfa n'ubutegetsi bw'igihugu cye udafite umutekano mu gihugu cye bitewe n'impamvu enye zikurikira. Hari bishobora kuba ubwoko bwe bugeramiwe, ashobora kuba idini rye atisanzuramo, ashobora kuba kandi abarirwa mu gice runaka gikurikiranywe, tuvuge bakaba abati abantu bo mu cyiciro cyanjye cyangwa bo mu bwoko bwanjye nanjye mbarimo, ariko cyane cyane politike, ibitekerezo bya politike nuko. Ubwo rero cyiza cyo mu Rwanda tugenda dutera imbere ku buryo ibyo bibazo byose bisa n'ibyakemutse. Umuntu uva mu Rwanda ngo ahungire mu mahanga biramugora gusobanura icyo ahunze. Ni hahandi rero uzasanga umusore nk'uriya abayeho agahimba ibintu bimwe na bimwe. Ngaha aho tubwiye kujya tureba urubyiruko rwacu, ese rurahiriwe koko, ruratunze, ruratunganiwe, rurarya rukaryama rugasinzira, cyangwa bari muri rwa rubyiruko rwumva amahirwe n'umukiro nyawo ari ruzabonera mu mahanga. Amahanga rero banyarwanda, urubyiruko rwacu mureke tuyajyemo gipfura gitware. Birashoboka kuba mu mahanga uri umunyamahanga. Ubwo nibwo buhamya mbagezaho kuko jyewe ubwanjye niyambuye ubuhunzi kandi nkomeza kuba mu mahanga ndi umunyamahanga ariko ntari impunzi. Ese ni ukubera iki washaka kujya mu mahanga ukagomba guhimba ko wanga u Rwanda, ukanga n'abayobozi b'u Rwanda, ukanga kugira ngo ugende ubone ubuhungiro mu gihugu runaka? Shakisha uburyo bwose ugera muri abo mahanga, ushaka inzira zisanzwe ushobora kuzageraho ukabona udaciye mu nzira ngufi. Guca mu nzira ngufi nyine nibyo bidutera ariya makosa. Noneho ukazatura bakazaguha bitewe n'umurimo ukora, bitewe n'ubushobozi ukora, bakazagera bakaguha uburenganzira bwo gutura muri icyo gihugu, ukazasaba ubwenegihugu. Si ngombwa rwose ko abantu bose baca mu buhunzi. Ni nayo mpamvu impunzi mwese mbasaba mushobora kubwiyambura rwose kandi mukakomeza kugira inyungu mu mibereho yo muri ibyo bihugu mwahungiyemo, ari nako mugenderanira n'igihugu cyanyu mutacyanga, haba ku munwa haba no mu bikorwa. Bantu rero mushaka kujya mu mahanga, ntabwo mbagira inama yo gukurikira iriya nzira y'uriya mugabo wiswe Turahirwa. Ikindi rero nanone mu burere mboneragihugu ngira ngo mbabwire ni uko gukunda igihugu ntabwo ari ibintu bigoye. Gukunda igihugu, inzira ya mbere yo gukunda igihugu ni ugukunda ababyeyi bawe. Gukunda ntabwo rigirwa itegeko. Igitegeko ahubwo ni kubaha ababyeyi, biri no mu mategeko y'Imana. Kubaha ababyeyi rero nibyo biganisha kubakunda. Umuntu wubaha ntabwo ushobora gusakuza ngo ntumukunda. Iyo wubaha umuntu ukaba hari ibyo udakunda bye, ubigendamo gahoro, na rwa rukundo rukazageraho rukagaruka kubera icyubahiro n'ikinyabupfura uba warahawe. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo umuntu ntategetswe gukunda, ariko ntanemerewe kwasasa ko adakunda umuntu runaka, umuyobozi runaka, umutwe wa politiki runaka.
iyo utangiye kubyandika uburyo uba watangiye kwangisha. Itegeko rero mu Rwanda rihana umuntu wangisha abandi igihugu, wangisha abandi ubuyobozi. Byumvikane neza ku bantu bagenda bandika bavuga bati umuntu ni uburenganzira bwe kwanga, ni uburenganzira bwe kuvuga ko yanga, ariko tumenye neza ko ubwo burenganzira ufite iyo utangiye kubwandika mu mbuga nkoranyambaga uba utangiye kwangisha. Itegeko rihana umuntu wangisha igihugu, wangisha abandi ibyo yanga, kuko haba yarenze uburenganzira. Ntabwo biba bikiri ibibazo by'uburenganzira, kugomesha. Ubwo rero mwabyumvise aho itegeko riri, aho ikibazo kiri. Ushobora kwicarana n'umuntu mu kabari ukamubwira ko udakunda undi muntu kanaka, nawe kubyitondera. Uwo muntu ashobora ntacyo mukaganira, ariko iyo utangiye kubyandika uba watangiye kwangisha, gukora politike yo gusenya. Ngibyo rero nababwira uriya mugabo Twahirwa yafatwa nk'amakosa. Ushaka rero ubwenegihugu mpuzamahanga uciye mu makosa nk'ayo ngayo yo gushaka kwangisha ubuyobozi bwawe, Imana izamufashe yenda bubone, ariko nta migisha mbona, kuko umugisha wa mbere uturuka mu gukunda ababyeyi. Nimara kubona mu magambo ye ko harimo nuko adakunda umubyeyi we, nahise mvuga nti se wasaba iki umuturage cyo gukunda igihugu atarigeze agira urukundo rw'umubyeyi we? Mu burere mboneragihugu rero tugiye kureba intwari, abo dushaka kuba intwari, tubatoze bakiri impinja gukunda ababyeyi babo. Uzaba yarakuze akunda umuryango we, akundana na se, akorana na nyina uturimo, akajya mu ishuri, agaharanira iterambere ry'umubyeyi we, uwo ni we uzanakunda igihugu cye, ku buryo nta mpungenge igihugu gishobora kumugiraho. Birangirire rero mwese mwisuzume, murebe niba nta kintu mwasimbutse mu mikurire yanyu, niba mufitanye umubano mwiza n'ababyeyi banyu, dushobora kwizera ko muzagirira akamaro igihugu cyanyu. Niba rero hari ibindi mwakenera kumenya mu bihesha uburenganzira umuntu gutura mu gihugu cy'amahanga, nimwibuke iyo migirire ya gikoroni gishya, ingingo yo mu 1951 igira yemerera abantu gushaka ubuhunzi mu bindi bihugu, yagiriyeho kugira ngo ibihugu nyine bitanga ubuhunzi bijye bigira ijambo ku gihugu uhunga akomokamo. Biraba rero cyane ko ibihugu byacu bya Afurika ari twe dufite urubyiruko rwinshi rushaka ubuhunzi mu bihugu by'amahanga. Igihe uri usaba ubuhunzi mu gihugu runaka, wicara uzi neza ko ufite gahunda zo kugambanira igihugu ukomokamo. Niba ari ukuri koko udafite umutekano mu gihugu cyawe, kuraba ari ukuri, ariko no kurega n'uwo mutekano ugomba kuwugiramo uruhare kugira ngo ubeho. Niba uhisemo guhunga, ubwo wanze uruhare rwawe mu gihugu cyawe. Yego guhunga ni ngombwa, n'uburenganzira bwawe, ariko si bimaze kugera mu buhungiro wibuka ko ukomeza gusabwa kugira uruhare mu gukundisha igihugu cyawe no mu kugikunda. Ntabwo ibihugu by'amahanga byifuriza ibihugu byacu bya Afurika kuzakomera ngo bize bigere ku rwego rwo kwigenga. Banyafurika rero mwavuye mu bihugu byanyu mukaba impunzi mu mahanga, mujye mwibuka ko muri intege nke za Afurika, muri intege nke z'ibihugu byacu. Igihe umuntu avuye mu buhunzi akiyunga n'igihugu cye, aba yanze ubukoroni, abasabye igihugu cye kugira ibyo gikosora kugira ngo adakomeza kugisebya.
twese turebe impamvu twatanze dushaka kuba impunzi mu gihugu runaka. Ese izo mpamvu koko zari ukuri? Nibutse rero abanyarwanda ko mu muco wacu niba waratanze impamvu ugamije inyungu zawe, wagira Imana bikemerwa, irebeho wongere wibaze ukavuga uti reka mbikosore kuko narabeshye, nyamara nashakaga ibyangombwa bimpawe uburenganzira bwo kuba mu gihugu runaka. Ubundi wiyunge n'umuryango w'abandi banyarwanda bakorana n'igihugu cyawe, ubwo buhunzi ubwange ubuvemo. Inzira zirafunguye, ushobora gusubira muri ambasade ukaka pasiporo y'igihugu cyawe cy'u Rwanda bakayiguha, kandi ugakomeza ukaba mu gihugu urimo. Nibutse n'ababonye ubwenegihugu bw'igihugu barimo batarigeze bava mu buhunzi ko bakiri impunzi. Uri Umufaransa ariko uracyari impunzi igihe cyose udafite pasiporo y'igihugu cyawe cy'u Rwanda. Ni mube rero Abasuwisi, Abafaransa, Abakanada, Ababiligi, Abaki, ariko muri n'Abanyarwanda. Niho rwa rukundo rw'igihugu cyanyu ruzagaragarira, kuko ntuzigera wifuza gusebya igihugu cyawe. Igihe rero musebya ibihugu byanyu muri mu mahanga, mujye mwibuka ko muriho mukuza wa mugambi w'ubukoroni bushya bw'ibihugu by'amahanga. Rubyiruko rero, uburere mboneragihugu bwacu, tuzakomeza uko biri kose tugerageze kubandikira inyigisho, ariko tubibutse ko inyigisho ya mbere itangirwa mu muryango. Abana tukabigisha gukunda ababyeyi babo, nibwo bazakunda igihugu cyabo. Murakoze, mugira ibihe byiza.